niwumva ibi urikanga. Kirisizi yatanze miliyoni 10 z'amanyarwanda kugira ngo Nsabi bamufungure. Nsabi akigera aho yari atuye yasanze bamwibye, nta n'ikintu na kimwe cyari cyasigaye mu nzu. Element yaje gutanga miliyoni 35 kugira ngo Nsabi asubire mu buzima bwiza, agura ibikoresho. Niba uri umukunzi wa Nsabi umva aka kantu, reka nze mbaramburire ibyo Nsabi bamwibye mu nzu, kamera bakoreshaga n'ibindi byose. Reka tubyumve muri iyi video. Joyeuse we hari ikintu gikomeye cyane yaje kwemerera Nsabi, nacyo turaje tukirebe muri ino video yakigaragaje. Ese wari uzi ko Joyeuse abatipe barano batatu bose bamutereta? Ntujye kure, icyo usabwa no kuguma hafi y'ino video ukabyumva byose. Kirisizi, Element hamwe na Nsabi, abo bose n'abashiri ba Joyeuse. Ndaje nkwereka ama message bagiye bandikira Joyeuse bamusaba urukundo. Ntujye kure y'iyi video, biragusaba kuyirangiza. Kugira ino video uyirebe yose irambuye, byose ubireberemo bikubiyemo, usabwa kujya kuri YouTube aho bandikira research, ugasacingamo umuntu witwa Birihanze, cyangwa se ukajya hano kuri profile yanjye handitse YouTube ukahakanda, warangiza ukareba video yose. Ukigera kuri YouTube wibuke gukora subscribe, ukande share kandi ukande no kunzogera. Ndaje mbereka abagabo batatu bafashwe kandi mwari muzi ari abasitari. Wigize kumva inkuru ikomeye cyane ngo uko Nsabi yateye umukobwa w'abandi inda. Warabyumvishe nanjye ndabyumva, kandi niba utarabyumvishije n'utanabizi bimenye. Ndetse ngo bigize kubana amazi abira Nsabi yagize ibihe bikomeye cyane ndetse bibabaje, yewe biteye n'agahinda. Nyuma yaho hakozwe iperereza basanga uwo mukobwa ni ukumubeshyera. Murabizi ko iyo uri umusitari ufite amafaranga abantu bose bakwirukankaho, bamwe bakakwikubaho ndetse mwe bakakwishimisha, baba baguhiga hasi hejuru bikomeye cyane, ndetse bamwe n'imijinya n'imihari ntibaba bifuza ko wabaho neza. Gusa bivugwa ko Imana yagutunze inkoni nawe wayivuna, ndetse niyo washiraho abagabo ibihumbi n'ibihumbi bakwicara kuri iyo nkoni Imana yagutunze ngo niyavunika. Bivugwa ko Nsabi yamaze iminsi n'amajoro atekereza byinshi ndetse ari mu gahinda gakomeye, kubera ko uyu mukobwa yari yamubereye ibamba amubwira ko yamuteye inda, kumbi ngo byari imitwe. Uyu mukobwa yakomeje kugenda kuri Nsabi cyane ndetse akajya mwikundishaho, ngo ubundi byatangiye ngo ari kumuha utuntu tw'utumano duto n'udukado. Ndetse bivugwa ko uyu mukobwa yakundaga kubwira Nsabi ngo azaze ngo amusure muri ghetto, Nsabi akabyanga. Nyuma yaho Nsabi yaje kubyemera. Namwe murabizi umutego w'umukobwa yawuguteze ntiwamucika. Wibuke gukora subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo buri nkuru yose izagitambuka ugibonera ku gihe kandi ukomeze. Gusa uyu mukobwa yaje gusaba ko Nsabi baryamana. Nsabi ngaramusubiza ati ntabwo ndi muri mood y'ibyo bintu, mfite ikibazo. Umukobwa aramusubiza ati ufite ikihe kibazo? Ntabwo nkunda se? Ntabwo nyizeye? Nsabi aramubwira ati maze iminsi 3 numva namerewe neza muri njye, mfite impungenge, numva ntashaka gukora ikintu cyose kijyanye no kwishimisha. Umukobwa yakomeje ngo kumuforosa cyane bikomeye cyane. Ako kanya barimo bacocorana ngo umuriro waje kubura, ndetse ngo ubura muri quartier hose, kandi ngo umuriro wamaze nk'amasaha 10 utaraza. Bari mu kizima, nuko aramubwira ati sinataha bitewe nuko hari umwijima mwinshi. Undi nawe aramusubiza ati niba ntacyo bigutwaye nta kibazo ryama rara. Gusa
wa mukobwa we uri burare muri salo nanjye ndare mu cyumba, cyangwa se urare mu cyumba ndare muri salo. Umukobwa yaje kubyemera aravuga nta kibazo ndarara hehe mu cyumba. Nsabi yaje kuganyika muri salo, umukobwa nawe ujya mu cyumba. Bigize nijoro ngo mu masaha 9 umukobwa arabyuka aragenda yegera ahantu ngo umuhungu yari yiryamiye. Nsabi yikanguye ashiduka ari kumwe n'umukobwa kandi ngo yari yambaye ubusa, ndetse ngo nawe yisanze yambaye ubusa. Nuko nguko byagenze, nyuma aza kumubeshyera gutya. None se uwo bita ngo Kirisizi yabije mate cyangwa se Element we yabije mate? Tega amatwi, icyo usabwa ni ukugiza agatebe hino kumva uko byagenze. Uyu mukobwa wacu se wikundira ibiryo we cyane, we ari muri aka gakino gute? Byaje gute? Bivugwa ko aba batipe ko ari batatu ngo bamugwanira kubi, kandi twe tumwanga sha tubona nta gaciro, ari hasi cyane, ari anda. None abasitari tuzi bakomeye cyane bo baramushaka, ndetse bari kumwirukaho cyane bikomeye cyane, ko tubizi neza ko nta mafaranga afite uyu mukobwa. Bamushaka yiki? Baza nkubazi. Uyu mukobwa wacu ngo ni Joyeuse, ubwo yakoraga akazi ko mu rugo yigeze kwandikira uwo bita Bruce Melody. Bruce Melody aramubwira ati ndimo ndafasha Vava, gusa nibijyanga ko uwo bita Juno akanga kugufasha uzaze ngufashe. Joyeuse akigira amahirwe Juno nibwo yamufashije. Warabibonye nanjye narabibonye. Gusa yigize kongera kubwira umuntu witwa Element ati Element we ko mfite impano yo kuririmba ariko nkaba nyiri hasi, uzamfasha unkorera indirimbo ndetse ushiremo n'akakantu kitwa ngo Element ni ikinyabupfura cyinshi, yemeye yumva uyu mukobwa kandi ntiyaramuzi. Yewe byari bikaze. Ati bakwita nde muko? Ati banyita Joyeuse, umwari wa se Joyeuse. Ushaka iki? Urinde? Urihe? Umukobwa aramusubiza ati njyewe nkora akazi ko mu rugo kandi ndifuza kuba umuhanzi cyangwa se nk'abicyamamare nkakomera nk'abandi, nkamamara bakankunda, ndifuza kuba umusitari. Undi aramubwira ati ufite iki ngo duhereho? Ririmba gato. Aribwo Joyeuse yaririmbye indirimbo ikomeye cyane ati ni wowe Juno, 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 ni wowe Juno, Juno, yaya. Element yakubiswe n'inkuba ati mbega umukobwa uzi kuririmba, ni wowe uririmba gutya? Yemuko ndifuza kugukorera buri kimwe cyose wifuza. Niba wifuza kwamamara ndahari ku bwawe. Element nuko yemereye Joyeuse kazamufasha mu ndirimbo. Gusa ikibabaje n'igiteye agahinda, mu ndirimbo zose twumvise za Joyeuse ntabwo twigize twumvamo kakanu kavuga ngo ntako twigize twumva. Uribaza ngo byagenze bite? Nyuma Element agihura na Joyeuse, murabizi uko Joyeuse yari ameze. Yabonye ari umwana abona aciriritse, gusa icyo yakoze ni ukumuhuza na Juno kubera ko ariko yashakaga guhura nawe cyane. Kirisizi we se uribaza ngo yaje mate? Nsabi we yabije mate mu gukundana na Joyeuse? Reka twumve inkuru. Hari ngo kuwa gatandatu imvura yari iri kugwa.
uyu muhungu wacu ngo ni Nsabi bari bavuye muri shuti, gusa hari ukuntu abantu bugama ku rubaraza, niko byagenze. Joyeuse aba yugamye ahantu Nsabi yugamye, aramukandagira bitunguranye kubera kwihuta. Undi aravuga ati sorry, n'undi aravuga ati sorry nta kibazo. Ati banyita Joyeuse kwa kundi umuntu abaganira. Nuko ati Joyeuse uruwahe bite uturutse he? Baraganira. Urabizi ko iyo umuntu aguhaye umwanya mumenyana cyane. Nuko bamenyanye. Undi yaka nomero. Ushobora kwibaza ngo ninde watse undi nomero? Undi baraganira bajya kure. Joyeuse aramubwira ati urangira impano, ngira iyo gusetsa, kuririmba. Ati burya nanabyina. Undi aramubwira ati se shabu, njye nikinira komedi by'amafilimi, iby'indirimbo ntiwabimbaza. Ati erega buriya nanjye nanazikina. Ati se uruwahe? Ati njyewe nikorera akazi ko mu rugo, gusa nkunda abasitari. Rimwe njye numva nanjye nzaba we, kandi bakankunda bakanshigikira. Kandi koko muri aka kanya tuvugana, Joyeuse ni icyamamare, ni umusitari, arazwi. Ninkubwira ko atazwi nanjye ndaba meshe. Gusa bahanye nomero, nyuma bakomeje kuvugana bikomeye cyane. Gusa kugeza iki gihe ikintu kimbabaza nuko ntigize mbona uyu mukobwa na Nsabi hari agafoto ke gacicikana nawe, sindakabona. Nawe dushobora kwibaza ngo nyuma byagenze biti. Kirisizi we se yewe nawe abirimo disi. Yemeye aritanga ku munsi w'iriya ndirimbo Joyeuse yaririmbiye Juno ya kabiri, ivuga ngo Joyeuse mon bébé karame. Hamwe bavuga ati ukunda nde? Nkunda Juno. Buriya reka mbabwire kandi kantu mutari muzi, y'abahanzi bari gukora indirimbo, buriya ku ruhande ngo haba hari ibyamamare. Ushobora no gutungurwa Kirisizi ari gushutinga ukabona Rokara hari, cyangwa Giti, Savimbi, cyangwa ku ifarashi. Ushobora kwibaza ngo baba bari gukora iki? Burya aba bantu bose bari hejuru b'ibyamamare dufite barakundana, gusa barironda. We ntiwapfa kubajyamo, ariko bo mu bikorwa byabo barashigikirana kubera ko baba banganya urwego. Weho ntago wabyumva, ariko ni nako biri. Ushobora kwibaza ngo kubera iki bo bakundana kandi ukaba badashaka ko hari undi muntu ubivangamo. Baza nkubase, Kirisizi ngo yigeze guha ibihumbi 60 by'amanyarwanda Joyeuse kubera ko iriya ndirimbo Joyeuse ngajya kuyikora. Hari imyenda urabizi bambara itandukanye, baje kumwima imyenda kubera ko yaburagaho amafaranga. Ahamagara Kirisizi aramubwira ati banze kuma imyenda kandi ntawe wanyemereye ubufasha. Aravuga ati ambara imyenda ntugire ikibazo, imyenda yeshuwe. Murabizi ko Kirisizi ni umusitari, aho yavuga hose ririryana. Joyeuse abona imyenda ya shuti gutyo, na ya menshi mwamubonanye y'amamama, kubera ko Joyeuse ntabwo yari azi ibintu bya shuti cyane. Yibaturiye iriye ngo niyo yabonaga imubereye ngiri bwaryoshye video. Yo gusa byari bishimishije. Niba utarishimye ubwo warasibye, njye narishimye. Gusa njye ubagezaho inkuru banyitabiriye hanze. Kabiri, wibuke gukora subscribe, ino video uyisharinge. Nkunda nkukunde, munshigikire abanyarwanda, mukomeza gukora subscribe, birakenewe mu byukuri.
umwana w'umunyarwanda bitabiriye hanze, uzajya ubazanira inkuru zo mu gikari nkazishyira hanze, zananiye abandi nkabikora kandi nkabikora bivuye ku mutima. Bafitiye ibintu byinshi, impano, ngiye kujya mbazanira inkuru zikomeye cyane. Abantu banga gufasha abandi, icyo ngiye kugikemura kuko ngiye kujya nkoresha ibiganiro buri wese ubyifuza ajya aboneka kuri social media atanga ubutumwa. Reka nze mbahe nomero yanjye, ndaza kuyibasigira hano kuri screen. Gusa mukomeze kugubwa neza.